isoko y'amakuru, aho dukura ibihe bihari byose bishe mu makuru, dukoresha neza ikoranabuhanga. Kivu News, Kivu News, aho ukuri kurangwa, buri gihe tugufasha kumenya ibyo utegereje bizakare. Hano turabagezaho amakuru uko byifashe mu karere kacu, inyungu z'ubwiza n'amajyambere. Kivu News, turi kumwe nawe. Kivu News, isoko y'amakuru, aho dukura ibihe bihari byose bishe mu makuru, dukoresha neza ikoranabuhanga. Kivu News, Kivu News, aho ukuri kurangwa, buri gihe tugufasha kumenya ibyo utegereje bizakare. Kuvuga amakuru ni inshingano, kubaka ubumwe duhana icyerekezo, tuzirikana ibyiza byacu. Kivu News, iteka tuzayishimira. Kivu News, Kivu News, turabakunda turabashimiye, muri kumwe nawe mu rugendo buri gihe. Kivu News. Tuvuga amakuru ni inshingano, kubaka ubumwe duhana icyerekezo, tuzirikana ibyiza byacu. Kivu News, iteka tuzayishimira. Kivu News, Kivu News, turabakunda turabashimiye, muri kumwe nawe mu rugendo buri gihe. Kivu News. Ese ubundi Nanga ni muntu ki? Abantu benshi bakomeje kwibaza. Colonel Nanga ni umuyobozi w'ihuriro ry'inyeshyamba Congo River Alliance, ririmo umutwe wa M23. Kuba rero yasuye umujyi wa Bukavu bigaragaza neza intego z'uyu mutwe mu karere. Kwinjira kw'inyeshyamba mu mujyi wa Bukavu, abantu benshi mbere y'uko inyeshyamba zitarinjiramo bafite impungenge uko ibintu bizaba bimeze izi nyeshyamba n'izinzira muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko ikigaragara cyo nuko abaturage ba Bukavu bakomeje kugaragaza ukwishimira kwakira ubuyobozi, cyane yuko mu by'ukuri ubuyobozi bw'abaturage ba Bukavu bakomeje kugaragara nk'abaturage batagiye bagira ibikorwa by'ubugome cyane nk'abari batuye mu mujyi wa Goma. Rero bakiye uyu muyobozi wa AFC mu byishimo byinshi nk'uko mubireba muri aka video turimo gukurikirana. Rero ingendo z'abayobozi b'inyeshyamba ziri gukomeza gukorwa muri iyi minsi ni ugukomeza kugaragariza leta ya Kongo ko nubwo itakwemera imishyikirano, aba bagabo bashoboye ubwabo kuyobora uduce bagiye bafata, ndetse serivisi zose zikenewe bakaba bazigeza ku baturage. Umuntu abantu benshi bakomeje kwibaza uru ruzinduko rwaba rugamije iki? Ese M23 igamije kugenda ikagatera abaturage ubwoba kugira ngo bumvishe amatwara yabo ku ngufu? Oya pe,
abashakashatsi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko M23 gusura abaturage ari kwa kwicisha bugufi, kubiyegereza ndetse no kugira ngo abaturage batabatinya, cyane ko burya iyo umuntu ashaka kumutinya ntabwo akwegera ahubwo araguhabura, akaguhabura akoresheje abo bakorana. Ariko kuba ubuyobozi bwimanukira bukagera kuri tere ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko uyu mutwe wa M23 ushobora kuzaba igisubizo cyiza cya politike muri aka gace. Rero kwinjira kw'inyeshyamba mu mijyi itandukanye bigiye kugaragaza neza yuko niho abantu benshi bateganya yuko bagiye kureba se izi nyeshyamba mu by'ukuri zirashobora gushyiraho ubuyobozi buhamye mu gihe kigufi, cyane ko ari byo abantu benshi bari kwifuza. Rero reka dukomeze dukurikirane uko aba bayobozi ba AFC M23 bari gukomeza kujya basura imijyi itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ejo Nanga yasuye umujyi wa Bukavu, hanyuma umuyobozi wa commissaire de zone wa territoire ya Masisi nawe agasura Bukavu afatanyije n'abanotable ba Kivu, bamwe bazwi cyane bagiye baba n'abadepite. Rero ubwo turakomeza tugende dukurikirana ibiganiro bagiye bageza ku baturage muri iyi nkuru yacu twabahaye. Mureke dukomeze tubikurikirane, turacyari hamwe. Ni Kivu News 5/5. Ku bindi bibazo umuntu yakwibaza, ese ni gute ubutegetsi bwa Kinshasa mu by'ukuri buri gufata izi ngendo? Izi gahunda zirajyana n'imishyikirano iriho cyangwa ni inzira igamije kwerekana ko bafite ubushobozi aho bari? Iyi ngingo mu by'ukuri ishobora kugaragaza cyangwa se igaha isura leta ya Kinshasa yuko ahantu bafashe nubwo bwose basaba imishyikirano, ariko n'ubundi bishaka kugaragaza ko imishyikirano yaramutse idakunze aba bagabo bayobora iki gihugu kandi bakakiyobora mu buryo bwiza nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babivuga. Rero turaza kubahereza video muri iyi nkuru, muri aya makuru yacu, mugende mwirebera mwumve ibiganiro ubuyobozi bwa AFC M23 buri kugenda bugirana n'abaturage, cyane ko hagaragayemo abayobozi benshi bakomoka n'ubundi muri kara gace. N'ubundi bari benshi rero bakomeje kwibaza ibibazo byinshi bitandukanye muri iri sura ritandukanye rya commissaire de zone wa Masisi, ari gumasura ibice bitandukanye nk'uko twabibabwiye ko Minisitiri bagezeho ikiganiro yagiranye n'abaturage mu gace ka Rubaya, icyo yagiranye n'abaturage ba Ngungu ndetse n'andi hantu hatandukanye. Umuyobozi wa territoire ya Masisi akomeje kugenda asura. Abantu benshi batangiye kwibaza ibibazo, ese kuba abayobozi bari mu 23 bakomeje gusura abaturage bishobora kugaragaza ubushake bwo kuganira no kugirana ubusabane nabo? Ariko se niki abaturage bungukira muri ibi biganiro? Ese hari ibisubizo bifatika barimo guhabwa ku bibazo byabo? Ibi ni byo bibazo byinshi abantu benshi bakomeje kwibaza, ariko ikigaragara cyo turaza kubakurikirana nk'uko muri iki kiganiro dufite. Nyine turaza gukurikirana abayobozi ikiganiro bagiye bagirana n'abaturage, turajya tugenda duhabwamo ibisubizo. Ese ibiganiro bigamije ibi biganiro aba bayobozi ba AFC M23 bakomeje kugirana n'abaturage, harimo uburyo bwo gushimangira ubutegetsi bwabo, cyangwa se harimo uburyo bagira uruhare mu gufata ibyemezo, cyangwa se bashaka kugaragariza abaturage ko n'abaturage bashobora kugira uruhare mu gufata ibyemezo, cyangwa se ni ukubabwira ngo bohereza amabwiriza n'amategeko ya M23. Ariko ikigaragara cyo M23 iramanuka ikagenda ikagera hasi ikagera ku muturage, kugira ngo ibyemezo byose bazafata bizajye bigenda bigira inyungu ndetse bizajye biza bisubiza ubushake bw'abaturage. Aba bayobozi mu by'ukuri bakomeje kugaragaza itandukaniro riri hagati yabo n'ubuyobozi bwari busanzwe bwa Kinshasa, nk'aho umuyobozi umwe wa territoire ya Masisi yabwiye ati, se mwari muheruka gukora inama? Abaturage muheruka gukora inama mukavuga ijambo ikinyarwanda mu nama? Abaturage rero bamushubije ati, reka ntabwo twari duheruka kuvuga twisanzuye ururimi twifuza. Ati ibyo byaherukaga kera. Rero tugiye kubahereza umwanya mukurikirane izi video, ariko mbere y'uko dukurikirana zino video twagira ngo tubamenyeshe ko hari inkuru zimaze iminsi zicicikana zivuga ko kuba leta y'Ubwongereza, ubumwe bw'i Burayi bwafatiye ibihano leta y'u Rwanda. Iyi nkuru rero twagira ngo tubamenyeshe yuko aya makuru yuko igihugu twemeranye yuko cyaciye umubano na leta y'u Rwanda
ni igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'igihugu cy'Ububiligi, naho ubumwe bw'Uburayi ntabwo bwatangaje yuko bugiye gukomeza gusesengura bukareba niba koko bahagarika amasezerano bafitanye na leta y'u Rwanda cyangwa se niba batayahagarika bagakomeza. Rero amakuru dukesha igihe aravuga ko inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yanzuye ko u Rwanda rudafatirwa ibihano kubera ibirego rushinjwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ibyemezo bya politike bizafatwa bizagendera ku bikorwa bigezweho uwo munsi. Ni ukuvuga ngo mbese inama yemeza yuko bagomba gufatira ibihano bijyanye n'ibihano mu by'ukuri n'ibihano bijyanye n'imikoranire hagati y'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi muri ya kontara leta ya Kongo ihora iburana ngo ni kontara bagiranye n'igihugu cy'u Rwanda ngo ariko y'amabuye y'agaciro, ngo kandi aya mabuye y'agaciro ariyo leta ya Kongo ihora ivuga ngo ava mu burasirazuba bwa Kongo. Rero reka dukurikirane abayobozi ba AFC bitabiriye izi nama ndetse n'ijambo muri make bagiye batugezaho. Andi makuru arambuye kuri aya makuru y'ubuyobozi bwa AFC bukomeje gusura abaturage tuzabagezaho mu nkuru zacu z'ubutaha. Andi makuru nanone hari akavideo mu mujyi wa Goma nyuma y'uko hakomeje kuba ira gahunda yo gusura abaturage ko abayobozi ba AFC. Hari n'akandi kavideo wiri Ngoma ari mu mujyi wa Goma arimo kumanura icyapa kiriho ifoto ya Felix Tshisekedi Chilombo, umuyobozi wa perezida, ashaka kugaragaza rwose ko uwo muntu atagifite ubuyobozi aho ngaho, ati yishe igihugu, niko bavuga mu magambo y'Iringara, ati yishe igihugu, ati ntava aho ngaho ntabwo cyashoboye. Rero ako kavideo nako mugakurikirane ngako turi kukareba. Noneho turakurikirana ijambo twagejejweho n'abayobozi basuye mu gace ka Rubaya na Ngungu mu magambo arambuye. Murakoze cyane, mureke tugakurikirane caca. Kata foto Bolole. Murakoze cyane Chef de Rubaya. Banyarwaya muraho neza? Banyarwaya murakomeye? Ndabona mukeye cyane, sibyo? Murakeye, murasa neza, ndabakunda. Ibyo ni ibitanzwe byo murabizi. Hano muranzi harimo abanzi bagire baki. Ntabwo ndi umushyitsi mu Rubaya, ndi umwana wa Rubaya, nabaye mu Rubaya imyaka myinshi, narahakoreye, n'ubu kandi ndahari. Njye nitwa Nizeye Emmanuel, administrateur wa teritwari ya Masisi. Muranyishimiye? Uko ryari kumva umuntu uhagarara hano mu Rubaya akavuga Ikinyarwanda? Wahagaze hano mu Rubaya akavuga Ikinyarwanda? Ntabwo ari uko ndi umunyarwanda, ntabwo njye ndi umunyarwanda, ahubwo Ikinyarwanda ni ururimi rwemewe muri Kongo, sibyo? Abanyarwanda muvuga uruhe rurimi? Ikinyarwanda. Rero kiremewe rwose, nta kibazo, nemerewe kukivuga, sibyo? Ntabwo ari uko nyewe kuvuga izindi ndimi, nuko nzi ko Abanyarwanda bakoresha Ikinyarwanda. Sawa? M23 murakomeye? Muri ready? Ntabwo naje njyenyine, ndaza kubaganiriza nyuma, ndi kumwe n'abashyitsi bandi twaje duturuka kure, impande zigiye zitandukanye za hano muri Nord Kivu, sibyo? Ndi kumwe na vice administrateur wa territoire ya Masisi, yahaguruka akabapepera. Rubaya M23 Corneille Nangaa General Makenga, tunashangilia sana wale wazee wetu. Kumashina wananiita Simorai Banyeme Jonasi. Minazaliwa hapa nyuma Kahanga, pesa wanita Luinzi kwa Mnyamariwa pale. Tunafurahi sana kuwaona, tunaangalia kweli mumeangara sana. Kumbe walikuwa wanawagondesha, ame tunaangalia kabisa sura zinarudia mzuri. Mshishangilie tena kabisa watu wa Rubaya. AFC wae, M23 wae, kwa mutavuga mubishaka, sibyo?
Si mlishakombolewa watu wa Rubaya? Ndio. Mlikombolewa? Ndio. Ndi kumwe na madamu, sibyo? Umudamu wanjye, mama w'abana banjye, nahaguruka bapepera Abanyarwanda. M23 rero delegasiyo twazanye nayo iyobowe n'umuyobozi ukuriye mobilisation na recrutement muri Nord Kivu. Reka nsabe coordinator wa mobilisation and recruitment muri Nord Kivu Kafish Senkore azabasuhuze anabereke abantu twazanye. Murakoze cyane. Bima kabiri Banyarwanda muraho. M23 oye. AFC oye. Murakoze cyane. Ndagira ngo twazanye n'abantu benshi, ndahagurutsa bamwe muri bo, abandi barahagurukira rimwe kugira ngo dutunguze igihe. Aha nabaje ndanye n'umusaza witwa Tanze bakaniye yahaguruka akabasuhuza. Abanyarwanda muraho. Ndumva hari mushakuri mwe ugukora Kanze guhera mpakaniye Alphonse mwene mpakaniye hani humure mu Gisumo. Murakoze. Twazanye n'umuntu munsi cyane ko mbitekereza ko hano yarahabaye yaranahatuye, ni umuntu witwa Bazinga. Banyarwanda mwese muraho. Abanzi bande murakoze cyane. Pole kwanza ibibazo mwari tubimambara, ariko twagize amahirwe tuza kubumba. Ni Imana twarisabye kuva kera turayibona. Banyita Bazinga Kabano, yari perezida w'Ibinyangara hano ruguru, nabitwaye imyaka myinshi murabizi. Twaje kubasuhuza rero, Imana ibafashe turagira twebwe. Hari undi mugabo hano, umugabo w'igihugu muri iyi site bari umwami bisobanura iki? Umwami ni umuhuza w'amoko. Ese nibyo ndabeshe? Nibyo. Umwami ni umuhuza w'amoko. Nta mwami ugira ubwoko, abantu bose bahurira mu mwami. Ubu nta bwoko dushaka, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umutwa, yaba umukumu, yaba umutembo, yaba umuhunde, bose twifuje ko mwahagurukira rimwe nk'umugabo umwe mukaba umuntu umwe. Rero mu bintu byatuzanye ngaha cya mbere ni ukubahumuriza. Wari umaze iminsi mu ntambara, abantu bati se none mwami w'igemba ari hehe? Abantu bati Shirimu ari hehe? Abantu bati Bazinga ari hehe? Abandi bati mbese Kanze mwene Makani ari hehe? Ubonye abasaza b'impara nkatwe twaje. Kuza kwacu hano ni ikimenyetso kibereka ko iyi ntambara irangiye. Se nukuvuga ngo twese twemeye kuba intumwa z'impaye amaguru kugira ngo amahoro tubashakira ariyo tuje kubaha uyu munsi wa none, ejo azashigwe mu bikorwa. Haleluya. Masisi dufite amahirwe, Imana iri kumwe natwe. Gamanera nk'umuhanzi ndararikira abasore bose, urubyiruko rwose gukoresha impano dufite kugira ngo duhange amahoro yacu. Ninde ubututsi bwagize icyo bumarira? Ubututsi ntacyo bumaze, ubuhutu ntacyo bumaze, ubutembo ntacyo bumaze, ahubwo amahoro, kuba ku bumwe bwacu nibyo by'ingenzi. Shake kubivuga abantu b'ingungu muracafite ubwoba mwe FARDC zagaruka, muracafite ubwoba ngo Gisegeta zagaruka, lakini kitu yenye mimi natafuta balapia msikuwe na woga sawa ya kuku kusema Kisegeti atarudia au FARDC tarudia hapa, mimi na balapia kwa jina la Mungu habatarudia. Ntabwo nje ndabatindira kuko ibyinshi babivuze. Eske mwari muzi ko nagera hano muri iki gihe?
Nimutangaye kubona ngeze hano. Natoa shukrani kwa viongozi wa AFC M23 ambao wameshughulika vikali kusudi ile heka ambayo ilikuwa ikiwatingisa, munakosa amani, munalala bila kusinzia, munakimbia katika mwitu, lakini kwa leo munaanza lala, munasinzia, sivyo? Sivyo? Kumbe tushangilie AFC M23. Aho neza pole kwanza abanyengungu mwahuye n'utubazo twinshi twaratwumvishije kugirirwa nabi n'abacu. Pole kwanza mwihangane. M23 oye! Masisi oye! Nord Kivu oye! Kongo oye! Mbere ya byose reka mbwira abanyengungu ngo pole sana ku bibazo mwahuye nabyo. Sibyo? Ibyo byose bikubiyemo imikorere yanjye. Yabajije ku kibazo kigendanye n'umuhanda. Sibyo? Ngewe mu gihe nzamara kuri ubu buyobozi sinzi ngo n'iryari, ariko ikintu cya mbere ngiye kurwana nacyo, ngiye kurwana n'imihanda ya Masisi. Kigendanye na sekirite rero bano bahungu bari hano hirya, arya hahandi bajya benga inzoga cyane Kanyanga ni he? Remeka. Ngo bari mu gutesha umutwe abaturage biremeka, sibyo? Ariko ngira ngo bafite igisubizo nabo barakizi. Si ngombwa yuko ngiye igisubizo cyabo nyitangira, ariko nzi ko bakizi. Abashobora kuvugana nabo mubabwire yuko ibintu byahindutse batahe. Utashye nago tumufunga, utashye yizanye turamwakira tukamwigisha akaza agakorera igihugu cye, sibyo? Ariko ndagira ngo mbahe message nka administrateur wa territoire ya Masisi, muranyumvira chef de state Ngungu n'abayobozi musangiye kuyobora Ngungu. Umuntu wakoze ikizarendo, umuntu wakoze igipolisi, umuntu wabaye ANR, umuntu wabaye FRDC, uzanga kwiripotinga tukamufata, ngenda bivuze tuzamufunga. Ubu ni atuye. Murabishyigikiye? Mubabwire batahe, sibyo? Ubuyobozi bukuru bw'icyama bwambwiye ngo mbabwire ngo pole. Nongera barambwira ngo mbabwire ngo aya mahoro turi kuvuga, aya mahoro turi gusaba ngo tuyasigasire, yabonetse hatanzwe ikiguzi cy'amaraso y'abana bacu, tugomba kuyubaha.